Ni umunezero kongera kwakira inshuti z'umurongo Info France Rwanda, cyane ko tubafitiye ikiganiro cy'umwihariko uyu munsi. Turabakumbuye cyane kandi tubakumbuje amakuru agezweho, no kuvuga ngo ese mu Rwanda bimeze gute, abari hanze tubyumva dute, amwe mu makuru tuyashyira mu matwi gute, tuyakahe gaciro. Ni ibibazo nabaha kugira ngo ubwanyu mwibaze, ariko muze no kwisubiza cyangwa se mbasubize ku kiganiro twateguye mu buryo gitambuka en direct, ni ukuvuga mu buryo bwa live. Ariko kandi icyo kiganiro reka mbanze mbagezeho mbega uko cyitwa, titre yacyo. Navuze nti bene wacu bari hanze mwumva ibintu byinshi, ariko kandi hari muri iyi minsi amakuru atambuka mu Rwanda, kandi akaba atambuka ku mutegarugori bita Agnes Uwimana Nkusi, muri iki gihe waharabitse u Rwanda, ahereye ku bashinzwe umutekano w'igihugu, umutekano wa gereza, umutekano bari muri gereza, umutekano bagiye gusura abari muri gereza, nuko arihadukira avuga ko bamukoreye ibyamfura mbi. Ubwo rero niyo mpamvu navuze ngo iki kiganiro cyacu reka dukomeze tuvuga ngo titre y'iki kiganiro ni ukuvuga ngo guharabika urwababyaye bizababyarira akaga n'ukuri. Umuntu akihanukira, umuntu akareba arakuze. Ageze ntabwo ari umwana w'igitambambuga, ni umumama, ni umunyamakuru, ndetse ni umuntu w'itangazamakuru, ni umuntu uzi ibyo avuga, ingorane birimo ndetse n'ingaruka bifite, ni ukuvuga ampleur yabyo. Ibyo umuntu avuze nk'uriya w'umunyamakuru azi aho bigenda bikagera. Noneho iyo avuze ibintu bibi, we azi aho bigenda bikuzura, kubera ko n'iterambere ry'iki gihe ryatumye ijambo rivugwa none rikavugirwa mu Rwanda, rikavugirwa se n'aha mu Bufaransa twicaye, mu Buraya muri rusange. Ya nkuru ikagenda ikagera hose. None iyo nkuru kandi ntabwo ifata igihe kirekire nka kera itumanaho, oya, ni ukuvuga ngo ibyuma birayakira, uri ku icyo cyuma wese ako kanya akabyumva. None uyu mutegarugori witwa Agnes Uwimana Nkusi, ndetse wigeze ku munyamakuru, nibwira ko n'ubu ngubu abishatse arabikora, abari mu Rwanda bazadusobanurira neza muri iki gihe ibyo ashinzwe. Ariko akavuga ko yagiye gusura imfungwa, hanyuma mu gihe cyo kugira ngo ahure n'abagenzura gereza, abagenzura ndetse abari muri gereza, noneho ngo akaba aribo bahisemo abantu bose bagiye gusura gereza uwo munsi, noneho bakamufata bakamujyana mu rwiherero, bakamukorera ibyamfura. Mutekereze byonyine abagabo nk'abangahe barinze gereza, abasirikare bari muri Rwanda, abashinzwe gereza mu Rwanda, n'ubupfura bwabo n'ikinyabupfura bafite. Ndetse navuga ko hari ahantu abashinzwe umutekano, abashinzwe mbega abasirikari, abapolisi, abarinze za gereza bafite discipline yo mu rwego rwo hejuru. Narahigereye, mpageze kenshi, mpasuye kenshi. Ni ukuvuga ngo abantu ni inyangamugayo, ni inyangamugayo pe, ni inyangamugayo. Uragenda bakakwakira neza, bakakujyana aho ugiye, bakakuyobora aho werekeje, bakakugeza aho ushaka mu gihe gikwiriye, byubahirije amategeko. Ariko mu Rwanda rero urumva ni inkuru isa naho iteye hejuru. Babandi rero b'intagondwa, bamwe birirwa bacuranga igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi barwo, ubwo basakiwe babonye inkuru mbi cyane bamamaza, kubera ko umugambi wabo nta wundi ni uwo guharabika igihugu, ni uwo guharabika abayobozi b'igihugu, ni uwo guharabika abanyarwanda muri rusange. Kuko uvuze nabi igihugu, uvuze neza nabi ba nyiracyo, uvuze nabi abayobozi bacyo. Ubwo rero iki kiganiro nagiteguye tubona bicicikana kuri za YouTube, bicicikana mu binyamakuru, bicicikana kubera uwo mupangu, kubera icyo kinyoma uwo mutegarugori yagize cyarazamura mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki kuri we, kugira ngo noneho ubwo u Rwanda ruri kwitegura kwakira abakinnyi b'umupira w'amaboko, ndetse abashyitsi bazahaza, ndetse aboherejwe n'Ubwongereza kugira ngo baruhukire mu Rwanda, bagirirwe neza. Izo gahunda zose zihari kugira ngo azinyuremo, azisebye, kandi si we wenyine. Murumva ko umuntu nk'uriya uteguye ikintu cy'ubugome agitegurana n'abandi, kandi tuzi ko cyane cyane ubugome bwinshi buturuka hano mu Bufaransa aho twicaye, kuko agatsiko kayobowe n'uwitwa
wahoze ari padiri Nahimana Thomas, ni ukuvuga ngo azi kwanduza ibintu ahereye aho yicaye, azi kwanduza abantu ahereye aho yicaye, azi gupanga ubugome ahereye aho yicaye. Uwo mugome rero nawe ubwe kuko amaze kumenyera ubugome, ashaka ko iby'ubugome gusa bikwirakwira hose. Ubwo rero bageze igihe bashaka kugira ngo bace intege inzego z'umutekano, bace intege abajya kwishurira babo bafunze, abajya ndetse kuvuga bati u Rwanda ruratekanye muri iyi minsi, ashyiramo ako kantu kameze nka wino ujugunye mu mazi meza yera. Ubwo nicyo agambiriye, ariko niyo mpamvu navuze ngo kuruharabika uretse akaga bazakuramo, bumva hari umusaruro bazakuramo. Abanyarwanda bahinga ibishyimbo bazeza ibishyimbo, abanyarwanda baheza ibijumba bahinga ibijumba bazeza ibijumba, abanyarwanda borora amatungo azababyarira andi matungo. Ariko umuntu muzima nk'uriya twakwibwiye ko yatambutse ibintu bizima akajya gupanga ikintu kizamubyarira akaga hamwe n'abo bagifatanyije. Agnes rero nagira ngo nkwibwirire ko hano mu Bufaransa twakumvise, ariko iyo migambi yawe hamwe n'abo mufatanyije izababyarira akaga. Navuze ngo nyamuneka izo gakoco mutegurira u Rwanda, ntabwo u Rwanda rwo ruzagwamo iyo mitego, ahubwo nimwe muzayigwamo, kuko ngo umurozi araroga ariko amarabe ndetse ahera ku b'imfura be. Ubugomero nk'ubwo ntimwibwire ko bugirirwa igihugu ari igihugu kizarugamo, ntibishoboka. Ahubwo abo bagoma ubwo bategura ubugome. Agnes nkubwire wowe wumva yuko nabwo twatwicaye mu mahanga turakurikira ubugome bukorerwa igihugu cyacu hano turi no mu Rwanda imbere. Nukuvuga ngo nkawe uri mu Rwanda imbere, uzi ibintu byiza biri mu Rwanda, utinyuka ute na waba warahumye, naho waba wirengagiza byinshi, ukatinyuka kugira ngo harabike abashinzwe umutekano muri gereza, abashinzwe umutekano w'abantu, abana b'igihugu b'u Rwanda. Ubwo se abadamu bose mwashoranye niwe mwiza uruta abandi bagiyeyo? Nuko se kuri cyamamare ku buryo nta bandi bari no kureba yenda ngo banabengukwe, ariko si uzo gahunda zabo, ahubwo urashaka kubahimbira gahunda zitabaho, urashaka kubahimbira ubugome butabaho. Niyo mpamvu mbasabye banyarwandakazi, mwumva ibintu nk'ibyo bipangirwa u Rwanda kandi ibintu bibi mu byamagane rwose, n'uburenganzira bwanyu, biri mu bushobozi bwanyu. Ikintu cyose cyaharabika u Rwanda kandi gishingiye ku bugome, gishingiye ku ishyari, gishingiye guca intege abubatsi bari mu Rwanda, gishingiye guca intege abagizi ba neza bo mu Rwanda, nyamuneka turategura n'ibindi biganiro bimeze gutyo byo kugira ngo tugende dusibanganya dukuraho ubugome nk'ubwo ngubwo, imiteguro mibi nk'iyo ngiyo. Ubwo rero Info France Rwanda kenshi yakunze kubagezaho ibyiza, n'ubu kandi ntizabura kubagezaho ibyiza. Niyo mpamvu basaba kugira ngo rwose mwihangane, muhaguruke mwivuyeyo, murwanye mwivuyeyo iyo migambi mibi itegurirwa igihugu cy'u Rwanda, itegurirwa abana b'u Rwanda, kugira ngo igihugu gise naho gicika intege, cyangwa se abacyubaka n'abakigenda n'abakigana bacibwa intege n'akantu k'ubusabusa. Umugore nk'uriya ateguye, umutegarugori wumva ko ari umutegarugori muzima wagombye kubakaho gusenya. Ubwo rero nagira ngo Info France Rwanda nk'uko isanzwe ibararikira kugira ngo mutegure ibintu byiza, mwubake igihugu kitera imbere, kigira amajyambere rwose. Ndabinginze kugira ngo mwumve mukurikire cyane ibiganiro bya Info France Rwanda. Info France Rwanda ni umurongo wiyemeje kuzajya ubagezaho ibintu byiza bituma tugira umuco wa Kinyarwanda tukawugarukamo. Ntabwo umubyeyi nk'uriya yatinyuka guhimba ibintu nka biriya, ntabwo yatinyuka gusebya igihugu nka kiriya ngo abantu bamurekera aho ngaho. Info France Rwanda uretse mu makuru ya politiki, uretse mu makuru y'ubutunzi, y'ubukungu, ubuzima bwiza, iterambere ryiza, amahoro n'umutekano, igenera ubwoko abanyarwanda, ariko niko izakomeza kubikora. Niyo mpamvu rero igira ngo rwose ibasabe iki kiganiro tugiranye mugikwize hose, kandi kuko ari ya direct, wowe ucyumvise ugerageza no kugisangiza abandi, kandi si ukugisangiza abandi gusa, ahubwo no kugerageza kwamagana no kurwanya imigambi mibi ya bene Kanyarwanda basa naho batazi ko u Rwanda ari urwabo, ahubwo bagasa naho bari ku ruhande, mbese bakigira abanzi b'u Rwanda kandi ari abana b'u Rwanda. Turabararikiraho kugira ngo
mwongere mugaruke mu Rwanda, mwicarane n'abandi banyarwanda, munezezwe n'ibiri mu Rwanda, aho kugira ngo mubisebye, aho kugira ngo mubyamagane, kandi ari ibyiza by'u Rwanda, ari ibyiza by'amahanga, ari ibyiza by'abana b'u Rwanda, nibyo byonyine bizatuma tuba Abanyarwanda nyabanyarwanda. Ariko ubugome n'ibigendanye nabyo, amashyari n'ibigendanye nabyo, nta na hamwe bizigera byubaka umwana w'umuntu aho azaba ari hose akagengwa n'ibyo, akarangwa n'ibyo, bizamusenya ubwe, ntabwo bizasenya igihugu. Igihugu ni kinini, gituwe na benshi, ariko umwana umwe nahaguruka agasa naho asebya ababyeyi, niwe uzaba wishebeje, kuko ababyeyi bamubyaye bakoze umurimo bagomba gukora. Niyo mpamvu nyese nkubwira ngo igihugu cyarakubyaye, kirakurera, kiragutunga, urazamuka, ubu umutegarugori, ubyara abana, none ibyo uri gukora uragira ngo n'abana bazabikora bawe, abaturanyi bazabikora. Turagushwishurije, turakwamaganye, Abanyarwanda aho bari hose bakwamagane kandi bakugire mubi, kuko ubwo bubi bwawe nawe ubwawe bukugize mubi. Ariko ushatse guhinduka, wagaruka nk'umutegarugori w'umunyarwanda, ukaba mwiza, ukamera nk'abandi bategarugori. Ntabo se mugendana, abo mwagendanye se nibi atari ibintu by'ibihimbano, ntibagerayo amahoro? Ni wese wenyine wari uri ikisi kugira ngo urobanurwemo ukorerwe ibyo ngibyo. Wiharabika abana b'igihugu, irinde cyane, kuko niwe wenyine uzagirirwa ingaruka mu byo ubeshyera uharabika abana b'igihugu. Murakoze cyane. Ikiganiro n'ubundi ntabwo cyagomba kurondogora cyane, kuko cyari ikiganiro cyo kugira ngo twongere duhwiture bene wacu bashaka kwigira karaha kajya he, bashaka kubura umuco, tubagarure mu muco nyarwanda, kugira ngo n'abana b'igihugu barangwa n'ibyiza by'u Rwanda. Murakoze, tuzakomeza ubutaha, kandi musangirane iki kiganiro, mukomeze mwiyandikishe ndetse mukore abonnement kuri Info France Rwanda, mukore subscribe aho mwaba muri hose, kugira ngo ikiganiro nk'iki nigitambuka ujye wumva kikugezeho utiri unahamagara batiriwe banakubwira. Imana ibagirire neza, kandi tugerageze gukosora bene wacu kugira ngo nabo bagire imico myiza, umuco wa Kanyarwanda ari wo uturanga, umuco mwiza. Murakoze cyane. N'amahoro y'Imana abane namwe.